muze tuvugane sibyo ngamuze tuvugane ntabwo mbikunda bamva mbabwire sibyo simubizi ko nge namwe turi bamwe simuzi ibintu twagiye tuganira byose nkabibika wimbonamo ko ndi mubi kuko ibyo amabanga yose twarayaganiye usari cyanyonyobewe ngaho mumbwire byose urabizi twabiganiye oya byose ntabwo urabizi. nshaka kubarangiza ariko nanjye niyo mpamvu bagira ngo nyine nshyiremo akantu kandengera igihe muzaba mwampindutse akantu kakurengera zo ushatse kuvuga iki umva shaka ushatse kuvuga iki ushatse dusobanurire akantu kakurengera akamurengera no kwifunga kamarade what do you mean wambabariye koko ubaye amasaha n'isangara wakihangana basi ukazaza ko aryamye ejo ku manywa kubona amasaha yo gutaha umugabo wanjye ageze uragira ngo ataha gusange mu buriri ese ubwo uramusobanurira iki nagusanga mu buriri bwacu izo ni gahunda zanjye sibyo igihe cyo nagusabye nabwiye sohoka niryamye nshaka kuryama ese ushaka kujya ku kidebo base urashaka kujya uryama n'umugabo wanjye nabyo mbimenye nk'ubwo burenganzira wisanzura nyine nakire ko wansimbuye wimbwira amagambo menshi kuri urabizi uri indaya ya Emile nawe ushaka kuba indaya kamarade Chérie. Chérie, menyere kunkuramo imyenda. Chérie, menyere kunkuramo imyenda, please. Debo. Kamarade none hagushije ishyano kubona umuntu witwa Debora agiye kumwitendekaho paka ageze ku cyo ashaka ndetse manza ashaka no kuryamana nawe tuko byagenda kose Kamarade agushije ishyano kanda subscribe niba ari bugeze hano bwa mbere ikindi ushyire igitekerezo cyawe hasi muri comment ubundi uko ubyumva ese urabibona gute film urayibona gute igeze hehe nk'umuntu yikurikirana unayikunda ntabwo buri kintu wandika muri comment ukanda share likinga igeze no kubande sigaye tukibana no mu zindi episode za filime nziza cyane filime urwibanga so murabona ko rwose Kamarade ishyanurira mu rwiriye Kamarade ibintu ntago ari ibintu byagakwiye kuba bimugezeho rwose kubona Debora babanaga mu nzu bisanzwe azi ngo ni marene w'umugore we nyine azi ko ari ababyara kubona ari we rwose asanze mu buriri bwe aryamye yirukanye Grace Kamarade rwose ahuye n'ibibazo na umuntu wese atabasha gusobanura kandi rwose Kamarade yikundira Grace kuko n'ibintu byose kugira buri iperereza rebe ryarapfuye kuri polisi ibintu byose be byarapfuye ba Emile na Grace baba bakidegembya byose no kubera urukundo Kamarade akunda Grace bitewe nuko icyamubwiye cyose ahita yemera none ahangaha ndebera Debora ahisa bijyamo rwose Debora araje bivangavange mwabyiboneye ko yasinyishije Grace amasezerano ati ugomba gusinya tugasinya kutazambangamira nijoro ugataha ukashaka iyo ujya kurara ibyo ngibyo ntibindeba so murabona ko rwose Kamarade buriya hari yagushije ishyano no guhura n'uruva gusenya niko twabyita so twese dutegereje dufite amatsiko yo kwibaza ese biri buze kugenda gute nyuma yaho ari buze gukora iki ese niyo mpamvu nakubwiye ngo niba ari bwugeze hano bwa mbere kanda subscribe noneho ujye muri comment utubwe ese abaye ari wowe bibayeho niba uri umusore uri umugabo ese ari wowe bibayeho wabikoraho iki niba uri igitsina gore urumva uri Grace wakora iki hariya cyangwa se niba uri Debora we ibyo yabizambije amaze kubivangavanga mushyiremo ibitekerezo kabisa tugendane turebe iyi filime igiye kugenda bite twese turabyumva gute gusa igeze aho iryoshye kuko Emile na Grace batangiye kuryozwa ibyo bakoze urumva ko rero itangiye kugera aho iryoshye niyo batabafunga pe kira ni igihanuzi kubona uwifitiye umugabo wawe umuntu akakubwira ati sohoka kubera ibintu dufitanyeho kubera amabanga mbabikiye kugira ngo ntazagutanga kuri polisi rekura umugabo kindarana nawe ujye kurara hanze y'icyumba
urumva ko ibyo bintu kabisa buriya Grace barimo kumusaba ni ibintu bibabaje biteye agahinda rwose. Umuntu utarashaka cyangwa se utarajya mu bintu byo kubaka ntabwo yabyumva nibyo, ariko buriya biba bigoye, biba binaryana. Niba utarubatse wanarakundanye bisanzwe, buriya biba bigoye kubwira umuntu, ubona umuntu nyine arekuye umugabo we hejuru y'umuntu uri aho gutyo gusa nk'uko amufitiye amabanga, akaba arekuye umugabo we akamubwira ati okay sava tubyumvikane nyine, ubwo uzajya uryama nyine ugenda uryame. Buriya bintu ntabwo biba biri fair kabisa, ntabwo biba biri fair. So niyo mpamvu hariya Grace navuga ngo kamarade agushishyana. Emile we buri ibyo ni birebire. Emile byamukomeranye, ari gutekereza ukuntu ari bukoresha icyuma akica Deborah cyangwa se akaba yamukata ururimi, ariko mwabonye ko nabyo byamuzambanye, nta kintu afite ari gutekereza, kuko Grace yambwiye ko batakiri kumwe, ibyo bintu yabivuyemo, atagishoboye kongera guhangayikana n'ibyo bintu. Murumva ko rero rwose ntago hariya dushyize natwe mu gaciro Emile na Grace, biriya byo ni ibihano bakwiriye. Ariko nanone tugarutse kuri Deborah nawe rwose ari kurengera. Twari tumuzi nk'umuntu witonda, yego abantu bose bajya bavanga abantu si bose si fair, ariko rwose twari tumuzi nk'umuntu basi watuza agacisha make, ko ari umuntu wakwitonda. Ariko hariya aho murabona ko yarengereye kabisa, yarengereye, atangiye guhindura isura, atangiye no guhindura imyifatire. Ariko nyine ibyo ari gukorera ba Grace byo bo barabikwiye, bigomba kubageraho bakaryozwa ibyo bakoreye Mutoni, nabo bakumva ukuntu mbese biryana, bakumva ukuntu biryana. Uri umutima wonyine urahagije. Noneho Grace we birabakore kubi, kandi mwumvishe ko Deborah yababwiye ati nanjye ndi gushaka ikindengera, haraguye guprofitira mu kavuyo. Ariko Grace mwumvishe ko impungenge yari afite zashobora kuba ari ukuri, kuko hariya Grace ashobora no Deborah ashobora no kubona amaze kumenyerana n'umugabo, agahita bamuteza akababwira ati n'ubundi dore ati bariya barasambanaga bagiraga bate, kugira nyine ahita abavaho amwikundire, nyine bihite birangira. Murumva ko nawe ingeso afite ari kwerekezamo ntabwo ari nziza kabisa, hari ahantu ntabwo ari heza. Wenda barababona bahemukirwa n'undi muntu cyangwa se bagafungwa, ariko birabyo nta butabera burimo hariya, ntabwo ari bwo buriya butabera twari dutegereje kabisa. Nyaboneka jya muri comment we umbwira ati we ngenda byumva gutya, ushyiremo igitekerezo cyawe nk'umuntu uyireba avuga ati byagakwiye kugenda gutya. Asigaye dukomeze twibanire ku zindi episode za filime Urwibanga, ukanda na subscribe, share na like, twikomeza kabisa kuri filime nziza iri kubica bigacika hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ibintu byose yabizambaguje kabisa. Iyi filime iraryoshye, iri ku rwego rw'uko buri muntu wese yayireba, kandi tunareba filime tukuremo n'inyigisho, buriya nibyo biba ari byiza. Tugiye tureba filime tukavuga ati nakuyemo iki, nungutsemo iki, buriya nibyo byaba byiza kurushaho kuruta kurebera nyine gutyo gusa, ubona ibintu bihita urugushimisha amaso wabuze aho werekeza. Bino bitwigisha muri sosiyete tuba tugomba kubana n'abantu gute. Menya ngo umuntu wita inshuti yawe, umuntu nyine uzi ko ari inshuti yawe, muhorana tayari buri kanya muri kumwe, uwo muntu isa aramutse akugambaniye, cyo menya ngo niba afite amakuru yawe yose, aramutse akugambaniye nta hantu wamucikira. Nibyo, ariko ntabwo bivuze ko nawe uba ugomba gukora amakosa. Aho turimo kuvuga wenda nko ku bantu, hari ukuntu umuntu ashaka kugushyira hasi agakoresha umuntu mwari mwagendanaga, ubwo pay attention. Niba ari ibintu by'amabanga yawe akomeye ugomba kubibika, ntabwo ari ibyo kujya kubwira buri muntu wese. So twikomereza kureba filime kabisa ya Urwibanga, filime iryoshye. Asigaye twese tugerezanyije amatsiko ikintu kamarade ari buze kuba yakora.